uyu munsi mbazaniye website tugiye gukuraho amafaranga nta gishoro bisaba. Iyi website nta gishoro isaba. Kwibutsa ko link yo kwiyandikisha muri website urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Ku muntu ukoresha Google iyi website bishobora kwanga, ariko nibyanga ndakwereka ubundi buryo uri bukoreshe muri website. Iyi ni website nshasha bari kugira ngo bagire abantu benshi, bityo rero bari gutanga amadolari 6. Bari gutanga amadolari 6 kandi aya madolari arabikurika, ntabwo ari ibintu bya scam gusa, kuko hano ntabwo ari ibintu bya investment ngo uravuga ngo nushora ngo barayajya, ntabwo ari ugushora. Ahubwo niba ufite inshuti zawe nyinshi, igira hino nkwereke ahantu ugiye gukura amafaranga. Guys, ibaze gutumira umuntu umwe ukahabwa 0.3 by'idolari. Ni ukuvuga ngo ntabwo niyo watumira abantu 100, hano ikintu baba bakeneye babwiza ukuri, baba bakeneye abantu 20 kugira ngo ubikuze. Niba ufite inshuti rero kandi abo bantu 20 wabashaka, reka nze ngo turebe amadolari 6 nangaye amafaranga y'u Rwanda. Nibwo urabona ko ari amafaranga menshi, kandi nawe wakiyemeza abo bantu 20 ukabashaka, kandi aya mafaranga arabikurika, ntabwo ari ibintu bya scam, kuko wumvishe ko ari ugutumira ushobora kuba ugize ni scam, ariko ntabwo ari scam. Bya bindi mwirirwa muvuga ngo scam ngo ibyo byo gutuma, genda ndabikubwiye hano abo bantu 20 nubatumira nkuko ngiye kubikwereka. None video kuvitangiye kugeza irangiye ndakwereka uburyo ukoramo account ndetse n'uburyo ubikuza. Yaza mbwire ChatGPT ati ndagira ngo umfashe umbwiye igiciro cy'amadolari amadolari 6 mu mafaranga y'u Rwanda, turebe kugira ngo nawe aya madolari washe kuba wayakorera wayatsindira. Guys, ibi ni ibintu byizewe, ntabwo ari scam. Nutumira abantu nibikunde, wabona ukuntu bari kubwira ngo mu mafaranga y'u Rwanda ni ibihumbi 8,755. Guys, imagine aya mafaranga, gutumira abantu 20 nta gishoro washoye bakaguha aya mafaranga. Guys, rero kanze nkwereke uburyo ukora account muri iyi website. Weho urafungura muri Chrome bishobora kwanga, ariko twewe gusa nibyanga ndakwereka uburyo byanga. Noneho iyo byanze muri Chrome n'uburyo ukoresha Opera. Ndagira ngo ukurikire step by step. Guys, ikintu cyo kwihutisha ntago aba ari cyiza, ntago ikintu cyo kwihutisha aba ari cyiza namba. Kanze nkwereke noneho uburyo ibintu byose bikogwa hano muri iyi website. Urabona iyo uje kwa kino gice urukona ko harimo igice cya withdraw, habakabamo n'igice cya deposit. Iyi website gusa iyo ni website yizewe, bakeneye abantu benshi, niyo mpamvu bashizeho uburyo bwo gutumira abantu 20. Nibwo buryo bwonyine burimo bwo gukora amafaranga, nta bundi buryo burimo. Ariko nawe aho uherereye hose, aho uri hose, abantu 20 ntago wababura guys, ugakorera aya madolari 6 ntago ari make, bitewe nuko ntago abo bantu 20 bawe nta numwe uzasabwa igishoro, ntago bazasabwa igishoro. Icyo asabwa ni ugukoramo account gusa. We niyo atashaka abantu 20, icyo asabwa ni ugukoramo account gusa, ukabona ko yageze muri website nkuko ugiye kubikwereka, ubundi ugahita uba uhawe 0.3 by'idolari. Iyo utumiye abantu 20 nibwo uba activated. Mu gihe utaratumira abantu 20 ntago wabikuza. Nkubwize ibintu by'ukuri, kuko hano urukubona bari kubwira ngo, hano nusoma hano bari kubwira ngo kuri step by step guys, ngo getinga 0.3. Hari igihe tubivuga mukagira ngo turukubabesha, ari kuvuga ngo get 0.3 per invite user once 20 invite change. Amadolari 6 can be withdraw immediately. Uvuga ngo bakeneye abantu 20 kugira ngo ubone amadolari 6 kugira ngo ubikuze. No kuvuga ngo iyo abantu 20 ubagize ukora iki? Ibyo byose ndabikwereka maze kukwereka uburyo ukoramo account. Reka nze ubundi nkwereke uburyo ukoramo account n'uburyo bari abantu 20. Izi ukimara gukanda kuri link ndabana gushire muri website, nufungurira muri Google urariguka hano, ariko hari abantu bari bufungure muri Google bikanga. Ndabereka uburyo bari bukoreshe Opera, kuko nanjye nafunguriye muri Google biranga, nkoresha Opera. Gusa abantu muri Google byakunze, urarigwa kuri page imeze gutya. Ukimara kureguka kuri page imeze gutya, icyo urakora nta kindi, ndagira ngo kuri step by step. Guys, ibi bintu nta gishoro bisaba, ntabwo ari investment. Aya mafaranga nagucika ni wowe uraba wihombeje, ni wowe uraba wihombeye. Harimo n'uburyo bwo gushora, ariko inama nakugira nta ushore
kuko ibintu byo gushora nyine murabizi, kandi iyi ngiyi ikibi cyayo make yo gushora ni amadolari 50. Rero wishora kandi ari amafaranga arabikurika, nakwerekana proof yuko abikurika. Ahubwo icyo urakora ukimara kugera kuri page guys, imaze gutumira umuntu umwe ugahabwa senyisa faranga agera kuri 500 mu mafaranga y'u Rwanda. Imagine icyo kintu guys. Rero ukimara kugera kuri page imeze gukunguka, uraza ukanda hano handitse launch app. Ukimara gukanda hano handitse launch app, weho hano uraba nk'ugiye gushiramo email, ndagira ngo kuri step by step. Ukimara gukanda kuri link urahita ure gukanda nkweretse, ukanda hano handitse launch app, uze hano handitse email, uraba nk'ugiye gushiramo email. Ukimara gushiramo email bahita bakubwira ngo weho ugiye gukora login, kandi wewe wibuke yuko ntabwo urakora login nta account ufitemo, aho kuraza ukanda hano hasi handitse register now. Ukimara gukanda hano handitse register now, urarekuka kuri iyi page imeze gukunguka. Ahantu hambere urashiramo username. Uvuga ngo username ntabwo ari amazina yawe yose, ushobora guca izina ryawe runaka. Wenda niba witwa Mugisha, ushobora kuvuga ati niba nitwa Mugisha, reka nze wenda mvuga ati Mugisha 1 2 3 gutya. Mugisha 1 2 3. Nusanga yarafashwe ugerageze ushire iyindi mibare inyuma itarafashwe. Noneho hano urahita ushiramo email yawe. Hano ugomba gushiramo password ifite strong guys. Hari abantu muvuga ngo ibintu byanze, kandi website ntago iyo ukimara gukanda register bahita bakubwira ngo kandi website kirashizira gukoramo account ebyiri. Mwiyame impamvu uri kubona ngiye natari gukoramo account ebyiri, iya mbere bahita bayifunga. Nugerageza kuvuga ngo kuko ngiye mfite abantu benshi, wenda mfite abantu 1000, reka nze buri email mfite muri telefone yanjye cyase manga na email nshasha ngiye nkora account, ntange link kuri account imwe, ntange link kuri indi account igenda igira abantu 20. Ibyo ngibyo byakunda ufite telefone ebyiri zitandukanye. Urugero iwanyu mushobora kuba muri nk'abantu guys, iyi website ni ufite abantu benshi kandi ufite na telefone nyinshi, umuryango wanyu ufite telefone nyinshi za smartphone, iyi website urayikora amafaranga. Umva ukuntu wewe ufite abantu benshi ufite na telefone nyinshi uri bubigenze. Uvuga ngo niba urugero ufitemo account weho uri umuhungu, ufite na mushiki wawe ufite touch, umukoreremo account. Iyo account ye uyitange ku bantu 20, na account yawe uyitange ku bantu 20, urumva ni amadolari 12. Niba iwanyu muri abantu bane bafite touch, urumva ni amadolari 28 guys. Amadolari 28, imagine amadolari 28. Urumva umuntu umwe ni abantu 20. Niba ufite abantu benshi nyine, mushike wawe ni abantu 20, nawe umusaza wawe ni abantu 20, meri wawe ni abantu 20, na papa wawe ni abantu 20. Ubwo bose hamwe ni abantu bagera muri 80. Niba ufite abantu 80 bakwinjiraho kuri link yawe, nyine kuri izo link waba wagiye ubasharinga zigiye zitandukanye. Ubasharinze aba mbere 20 ukasharinga yawe, aba kabiri ukasharinga ya mushiki wawe, aba gatatu ugasharinga ya mama wawe, aba kane ugasharinga ya papa wawe, gutyo ugasanga mutsindiye amadolari 28. Amadolari 28 urumva agera mu mafaranga ibihumbi 38 gutyo, ibihumbi amadolari 28 agera mu bihumbi 32 nagenda wibarize chat turabibona bitewe n'agaciro k'idolari kageze ko gahindagurika buri kanya. Hano rero icyo urakora nta kindi, nababwiraga ibanga nyine ry'ukuntu wakora amafaranga menshi. Nuvuga ngo hano urashiramo email yawe nk'ibisanzwe. Hano ugomba gushiramo password ifite strong. Password ifite strong ni iyihe rero? Ushobora kuvuga ati wenda Mugisha, ko witwa Mugisha, ugomba gukoresha password ukavuga ati 1 2 3 Mugisha 1 2 3. Nyine wowe ukoresha iyawe nyine tugusa password iri strong, ugomba kuba igizwe n'imibare n'amagambo. Icyo urakora rero urahita ukanda register. Ukimara kubyuzuzamo neza, ukimara gukanda register ntago urahita ndagira ngo unyumve neza, ntabwo urahita ureguka muri website. Bahita bakubwira ngo noneho ubwo umaze gukora register, checkinga ko ibintu wakoze register ari byo, checkinga ko email wakoresheje na password ari byo. Niba wabyibagiwe zirakumiraho. Ugomba gukoresha password wibuka neza, uzi neza ko bemeye. Niba yanga ukomeze urebe paka bayemeye ko amafaranga nayo ubuntu nagucika. Nuvuga ngo rero icyo urakora nugire kuri page, uraza ushiremo ya email yawe, email runaka washizemo. Ushiremo ya email yawe wakoresheje wiyandikisha hahandi na password, urahita ukanda hano handitse login. Ndagira kuri step by step.
urakanda login utegereza akanya gato bibe successful. Ukire gukano kuri page imeze gutya biraba byabaye successful. Ati aho ukura link yo kohereza mu bantu bawe uyikura link ntahandi uyikura uhita ugakanda hano handitse referral. Aha hejuru handitse referral uraza ukakanda ndagira kuri ke step by step. Ukimara gukanda hano handitse referral kubona ko twe bari kutubwira ngo tumaze kugira timu y'abantu 12 kandi dukeneye timu y'abantu 20. Ni ukuvuga ngo uhora anategereza hari iminota iba yaragenwe kugira ngo abantu babe active ubishuriwe. Iyo ushaka kugira ngo urebe abantu maze gutumira bamaze kugira amafaranga angahe uza ugakanda hano hejuru handitse hari kano kamenyetso k'agakofi kari gutimbaguza ukaza ukakanda. Iyo wakanze urabona ko batubwiye ngo abantu tumaze gutumira abamaze kuba active bamaze kutwinjiriza $2 ya kuri ke step by step bamaze kutwinjiriza $2.60 by'amafaranga y'amadolari. Ni ukuvuga ngo icyo ukora nta kindi iyo ushaka gutumira uraza ukamanuka hano handitse ngo invite, uraza ukamanuka hano handitse invite ndagira kuri step by step sorry muranyihanganira. Uraza ugakanda hano handitse invite join the Alop community web invite link ukaza ugakanda kwa kano kantu kanditseho copy. Iyo ukanze ka kano kantu kanditseho copy iyi link yawe nyine iba yabaye copied bahita bakubwira ko yabaye complete. Uraza ukayishinga ku bantu bawe 20 cyangwa se banarenga kuko bose ntabwo ariko bigenda gusa abo bantu bose ubasharinge unabaha video igaragaza uburyo bakora account kugira ngo bitabacanga ko ushobora kubasharinga ugasanga ni wabahaye video igaragaza uburyo bakoramo account. Noneho weho urayifungurira muri Opera. Reka nze nkwereke weho ushaka kuyifungurira ariko reka nze ndabibereka nyuma. Reka nze manze mbereke uburyo uyikora. Ni ukuvuga ngo iyo wujuje aba bantu 20 amafaranga yawe yose ahitaza hano handitse ngo team creative value $6 ahitaza hano. Iyo hano wujuje abantu 20 barabaye active kuko uhituza hano ikintu cya mbere ukora nubuzuza abantu 20 uzahituzo ukande kwa kano kamenyetso kuko hano niho bakwerekera timu y'abantu ufite. Ujya kuri referral ukabona timu y'abantu ufite. Noneho iyo ureba ya username ubashikoresheje ngiyi hano ariyo yayino. Ni ukuvuga ngo icyo ukora nta kindi we iyo umaze kubona ko abantu 20 bagwiriye uza ugakanda hano hejuru handitse kwa kano kamenyetso kameze nk'ikofi kaba kari gutimbaguza. Ni ukuvuga ngo hano handitse claim hano iyo abantu 20 wawujuje haba ari $3. Hano handitse claim hano haba ari mu bara ritukura mu bara ry'inuza mu bara ry'ubururu. Uraza ukakereminga $6 yawe 6 ahitaza hano. Akimara kuza hano ati wayabikuza guti uburyo wabikuza ayo $2 nta kindi ukora. Uraza ugakanda hano handitse kwa kano kamenyetso k'agakofi ugatandukanye n'aka kari gutimbaguza akamenyetso k'agakofi ukaza ukagakandaho gutya. Ukimara kugakanda urabona ko hano bari kubwira ngo hano hasi uri kubona ko ari ahantu handitse ngo withdraw ariko uri kubona ko available balance hariho ubusa ariko wowe nubikora kuriya nabikweretse ugakereminga hano harabayeho $6. Uraza ukande hano handitse withdraw gira kuri ke step by step. Ukimara gukanda hano handitse withdraw bari kubwira ngo minimum withdraw ni $5 kandi n'ubundi mwira website wabonye yuko amake yo kubikuza nyine ayo baduha na 6. Iyo utuje abantu 20 nta kintu ubona ugomba kubashaka paka ubabonye bakakuzuriza abantu 20 ukabona ari amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero hano uraza ugashiramo all. Iyo ukanze hano handitse all $6 yose ufite kuri balance yawe ayitajyamo. Ukore uraba ufite $6 cyasigana arenga simbizi abantu uraba watumiye uritukana urakona hano ko n'uburyo bwa USDT guys. Iyi video rero umuntu ufite Binance nababwiye mufungure Binance wowe utari gufungura Binance uruguhomba cyane akubwira aba content creator bakoze uburyo wafungura Binance kandi nanjye nabigishe hano hari video nabigishe y'uburyo wakura amafaranga kuri Binance kuri mobile money washira kuri Binance uburyo bakoresha Binance bwose narabubigisha usibye ko natakoze video yuko bayifungura ariko nagenda narababwiye ngo mureba abandi ba content creator bakoze video y'uburyo wafungura Binance ufungure Binance ko urugomba byinshi niba udafite Binance. Reba nk'aya $6 ndabizi ufite abantu ugiye kuyahomba bitewe nuko nta Binance ufite. Ugiye gomba $8,000 by'amafaranga y'u Rwanda kubera nta Binance.
ubwo nta kundi nyine bwayo. Noneho icyo urakora hano urabona ko uraverifiya ko harimo BNB Smart Chain, hano uverifiye ko harimo USDT. Hano uraza uri muri Binance yawe, nuba wujuje ibi bintu byose nakweretse, nuba wanatumiye abantu 20, urahita uza muri Binance yawe account. Binance yawe ndagira ngo ukurikire step by step guys, ibintu byo kwihutisha video birabadindiza cyane. Urabona nkanjye kuri Binance ni account yizewe, mbafiteho amadolari 11.38 kugira ngo bibe biraho nyine mbe nabishyira nko mu ka website ka investment runaka, ndebe ko kakunguka cyangwa se kahomba, nuko nguko tubaye. Wowe ukimara kugira urahita ukanda hano handitse assets, kuko wowe ugiye kubikuza, urahita ukanda ugiye gukura amafaranga nyine kuri website, urahita ukanda hano assets, ukanda hano handitse add fund, ukanda hano handitse add fund, ukanda hano handitse deposit crypto, ukanda hano handitse deposit crypto. Kimara ukanda hano handitse deposit crypto, uraza uhitemo hano hejuru, uraza wandikemo U hano muri search, hano hejuru handitse muri search handitse search coin, uraza searching USDT, so USDT gutya, USDT wabonye ukuntu byanditse USDT, birebe gutya. Ukimara kuyikanda uraza urayibona ngo iyi yaje, uhita uyikandaho, utegereza akanya gato, uraza uhita ukanda hano handitse BNB Smart Chain, ko mwira website wabonye, nakurike step by step BNB Smart Chain, uraza ukandemo gutya, uhita uza ukopiye iyi link address, urukona ko batubwiye ngo yabaye copied, uze uyipestingemo hano kuko ugiye kubikuza. Uraza urebe ya address yawe, uze uyipestingemo hano handitse ngo withdraw address, uze uyishiremo hano, uraba wayikopiye, ntihagire ikintu uhinduraho, amafaranga yawe arayoba. Nababwiye ibintu bya Binance bafite umutekano, bivuze ko urukona ko ari kudubwira ngo niba uyafiteho bakata withdraw free, bakata 5%, arakugeraho ari amadolari 5.75 niyo arakugeraho kuri Binance yawe account. Guys rero ukimara kubikora uhita ukanda hano handitse confirm, urukona ko ari kutubwira amount exit balance, bitewe nuko twe nayo dufiteho. Naberekaga uburyo urabikora, uburyo bwo kubikuza muri website nuba wujuje timu y'abantu 20, naberetse uburyo. Kandi nuba wujuje timu y'abantu 20, namba yanjye ndabana yishize muri comment, uri kubona ko biri kukugora, ushobora kumfasha nkagufasha kubikuza, ushobora kunyandikira nkagufasha kubikuza, ukabikura paka akugezeho kuri mobile money yawe, cyangwa se akava kuri Binance ukanayishira kuri. Ariko umuntu ufite Binance ndabizi neza umuntu ufite Binance azi n'uburyo bagurisha mu buryo bwa BBT20. Niba uzi uburyo bwo gukura amafaranga, nakoze video y'uburyo bwo gukura amafaranga kuri mobile money washira kuri Binance, rero n'uburyo bwo kubikuza nuko nguko nyine ukoresha BNB BB20, sorry ukoresha B2P, nababeshe ukoresha B2P, ukoresha uburyo bwa P2P. Giye kuri cya kibazo rero cy'abantu mufite Chrome, hari abantu muri ifungura muri Chrome ikanga. Reka nze mbereka abantu muri ifungura muri Chrome ikanga. Guys, abantu muri ifungura muri Chrome ikanga nta kindi murakora, uraza muri Play Store yawe, abantu muri ifungura muri Chrome ikanga. Ko hari abantu urayifungura muri Chrome, reka nze nkwereke uburyo iba. Guys, ifungura muri Chrome iraza imeze, hari igihe nyine weho ishobora kwanga, umuntu iranga muri Chrome arahita aregwa kuri page imeze uku nguku. None guka kuri page imeze uku nguku umenye ko yanze. Icyo urakora rero nta kindi, uraza muri Play Store yawe nkuko nari mbikubwiye, udownloading application yitwa Opera Mini. Rero kuri step by step uraza downloading application yitwa Opera Mini ngiyi, uraza downloading ya mbere. Urabona abarimo Opera nyinshi, ariko iyo wa downloading iyi niyo urakoresha iyo ushaka muri zi Opera. Ukubona ko zifite logo zitandukanye, ariko urakoresha iyo ushaka. Icyo urakora rero uraza uyopening, ukimara kuinstall iyo Opera yawe barakubwira kuyarowinga, nyine baraguhitishamo kuyarowinga. Gusa ikintu cya mbere urakora nyine kugira ngo uyarowinge neza bikorohere, urabanza ukuremo Chrome, ko Opera nayikora nka Chrome,
Chrome kugira ngo bikorohe, Chrome ushobora kumanza gukora clear cache kugira ngo ibintu byose nyine wakoze muri Chrome bivemo, nimara kuvamo ariko byanakoroha ko ubundi iyo ukimara kuyikandaho ukurikiza amabwiriza bahita bakubwira ati none se uremerera Opera ko ariyo ugira nka browser muri telefone yawe, byose ukabyemera. Ukimara gukanda kuri byabaye kuriya ugakanda nukoresha Opera biraza gukunda, ndetse namba yanjye ndaba nayishize muri comment ya mbere y'iyi video, nibyanga ushobora kunyandikira nkagufasha paka bikunze. Gusa aya mafaranga nagucike, nayubuntu, nta gishoro asaba, nagucike. Mwibutsa ko link yo kwiyandikira urasanga muri comment ya mbere y'iyi video. Nancoreje video y'umunsi, kandi guys niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel ya Uzziel Tech Media uri guhomba cyane dore nk'aya $6 agiye kugucika.